kandi wa mugore mugiye mbona umunsi umwe ndagusiramuza amafoto. What ariko wa mugabo kuko nta kibazo ufite Kihe? umuntu mugabo ari itora kimwe bifite niba kaze kuzakuzaho ngaho nawe uhore wumve kandi njye niyo mpamvu kandi mama yarambwiye ati ubugore bw'inzo ntabwo bujya bwubaka. hanyuma umugabo ni imiseserezanya kuko ndi umugabo wawe kandi igikarana umugabo wiga gutwara mu kabari nta kintu akusereka mubwire kandi mama yarambwiye ati wowe n'ubwo urongoye ndabona ugiye kurongora furuti. okay mutangire ngaho nyumvira ngo turi kwima mbese ubundi wagira ngo umuntu w'umugabo aragenda guhera ku wa mbere cyane mbese wagira ngo njya kwidumbukiza mu ibase wajya uha jema niko ushaka nta bishyimbo biri hariya ibishyimbo se witwa kandi mama yarabimbwiye ati wowe nuko ushaka akagore kagufi nimba ubugore yarakubwiye bugufi ndabizi nanjye bufite ubugore bugufi nanjye bugira kandi nibyo mbona ngo ndashaka kumugurira dushaka ujyeyo ukambura ugende ubwo se ubona urukundo koko wamwe abagabo bahari intekerezo ziba nyinshi ngaho basirika muri unyereka iki ndashaka iki genda uhahe uze n'ibiryo gukumbura uwo munsi ndiki suki agiye ugira agiye akira rino guko nawe ni cyane gusa neza uko wagira ngo ngufashe ikintu nta mafaranga mfite ibiyede byarabuze okay washatse umugore You got it? abiyede byarabuze wewe ugira ikibazo tuvugana nimugoroba shushu turabivugana nimugoroba reka ndagura wanyumvira mu Imana kandi mama yarabimbwiye ati ubugore bugufi kandi bana none uragira udahashye agiye ni ahubwo reba suri shushu bigenze byo gusa ariko umuntu muzi uhamagara habari za suburi wewe ziba kavuga viza yabonetse ubone ko wayibona walayi wakibaru je nakabuno kanje nanyaza mu ndege naragaburi imitungo iri hano ibwera mvuga reka umwanya wanjye mu witchezemo akabenzi kibwera mbura nako gakeneye kujya muri Amerika oya subiza sese bya bibazo byanye na madamu kaba kiyigira nabi ndakiyanye akunda uvuga iki gauzi yego basuri niba rurukundo nanjye zigagukunda sha muhungu wanjye nibiyedi byarabuze nibiyedi byarabuze ahubwo sa nkungupira gato ndi kumva papa ari kumamagara sa nkungupira gato ya papa ari kumamagara sawa basuri sawa muhungu wanjye hayo nukuzamura umunwa utazi kumva ibintu byageze wagiye uzibonga nagwafije nagurarambirwa banza ibindi kandi cyangwa watetse nkaho umugabo uri wigirika nta kintu cyari hano umuntu nta kintu na kimwe gihari umva rero wakavuga banze ngo wagenda utagenda sinongere kujya kubona ubwo bisanga utazanye ibiryo erega nawe n'ubundi ndabizi nta kindi wavuga uretse amafaranga ku wa mbere amafaranga ku wa kabiri amafaranga ku wa gatatu wamvanye iwacu nari imeze ntya iwanyu se wararya iwanyu mwaryaga imitono none dore usigaye nambanye iwacu yari ihari usigaye urya ibishyimbo byumye amanyashi yaraje mujya mumenya rega ko abagabo duha nta gikoma unywa igikoma cya mugitondo nubwo nyine wenda nta wajya ukinywera gusa urabona njye imbere nahereye nkinywera urabona hari icyo ndusha dore narakuze urabona hari ikintu ndusha amase ko icyo gihe wakinywereye cyaragiye ukudemo ntawe ucyuze gutera inda gusa nta kintu hanyuma kandi uhore wumve kandi mama yahoraga bimbwira ati ako mama wakubwira we warongoye forode njye n'ukuri narongoye forode kuwa mbere narongoye forode wowe
bundi abagore naho babuze wowe ndagiye ibindi turabivugana bakutaho nk'ibwagaruke utazanye ibiti ubuze some love it. And there's some love it. Blessings over blessings. Wewe mzee ni sababu ya kwa God up. Babye mwashaka tubafashe iki? Ukishanya kwa mukangwe cyo ngumena ubwonko. Nimwende kutumenya ubwonko ko nani gikombe kibuye cyavamo. Ahubwo niho tubwire ku service yanyu nifuzaga. Tibafashe ku service yacu nagishira ahubwo niki. Shakano ari ndazi cyashye. Ngiye ahantu mucuruzi ndacyashye ngiye nabo. Aje numenye kwa. Wanjye nyiza. Basi samahani ukakirabura n'imbunda y'abaruzi. Allah yeah Gira vuba ndabona muzihagiye gupfa. Gira vuba nukuri ndabona ngiye wagiye gupfa. Sawa. Nizere kumamagaye n'urusazo rw'amaze. Bakubwiye ko muzehe agiye gupfa. Ahubwo umugo arakavunika imbavu. Warviyo. Venha com vídeo tá no matu. God up. What the minutes? What the twavuganye mu cyuho. Twavuganye mu cyuho. Ukamara kandi twavuganye mu cyuho rusasa. Twavuganye mu cyuho. Yagenze biki? Twavuganye mu cyuho. Ntabwo twavuganye natanga wapfuye ho. Komba buri buga. wabona itega bahuko. Wapfuye Neka mbeho. Allah. Pero no ni bigeze byabo ibintu byawe hatari ni bigeze byabo wabo. Bambo bari Karahandi hano ugeze uti. Ahubwo mbere barabyariye. Imba tarangura ni baraguhindura. Basi ngwangayo wijya. Ngwangahe wijya. Niba wishyira mu kabari. Niba uri mu kintu. Mande birisi. Uri bujya mu kabari nkabona. Uzapupipira n'akayi. Allah. Ya. Nagureka mubwiye. Sinitaye nguri buke gute? Wapfu. Reka mubwiye. Gusa mbabarira ufe nuka mubwima. Umwana wa. Nka wanjanye kwa muganga kora ko navunitse umugongo wanyifuriza gupfa. So wiri kujya kwitunira mwaburiya bukumi. Uzajya witunira mwana bakakwiturira. Ubwishinga bwa fura buzagufurahisha wowe. Ubwishinga bwa fura buzagufurahisha. God up. What the minutes? What the? Yeah, Masul. Ziga kumukunda. Gaw, kanu ujina bya. Ugabanetse. Mwibara. Mwana ngide nabire. Babiri. Bijyamo sinzabi. No, shakunumbikira. Ibuni yoni. Wembikira ibuni. Nakarindwi nikaboneka ko kambise we amafaranga ndayahiga ndayaguza. Wembikira kandi. Igikwanga. Ndayahiga. Ndayakopesha bari wowe. Bikira kandi mbonye. Amashushu yo ukunda yo. Sawa merci. Sasa mundo urafu. Basi na cyo. Basi ya bwike kandi. Zibaungao. Singe gufata urwagwa ari sasa. Singe kubya singe gufata urwagwa. Tujyane. Ziba. Zaga kutakora. Wala uzi n'umurango wala. Nabaguhamye barasata. Narusha gukumbura
mwana uragiye kandi mwana wanjye uzapfa wangana nawe uzopupempera nka gahindi wowe mwana wanjye uzapupempera wowe wagisaga narakubwiye ngo upfe buri mwaka ndakubwira ngo upfe nk'agafaransa undi mwaka ukawuhirika wa rusaza rwamateka tugumane waje tukagumana mwana wanjye nakubwiye ngo uzopupempera wowe uzopupempera nka gahindi iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga